ikiniga se kiba kimeze gutya yawe nyine kwa kundi nuko nawe ari kutabitinze ntabitinze kubera akazi umwanya wo uragura kubera gutaha umuntu ananiwe ndamukeneye winkeneye nibyo nanjye mba nkeneye kwita ku muryango ariko kubera nyine gutaha umuntu ananiwe umuntu agenda ategura ikintu usanga wagiye icyo ni ibiki neza akazi ko no guhaha nawe urabizi rwose n'ubwo z'ubuzima sinzi icyo wita kutakwitaho kandi kukwitaho kwa mbere ni ukujya kugushakira ibigutunga mu gihe rero mba nagiye nta kibazo ahubwo reka turebe uyu munsi ndumva nshonje rwose tujya gushaka boga tujya gushaka boga kubera ikiza twagiye tunatenkana reba n'abaturanyi rega icyumweru kiba gishize ni cyinshi ni kirekire icyumweru ni kirekire ndebe n'uwo baturanyi ndebe na miriye yo hanze hano ahubwo two gutinda dore n'amasaha ageze reba kamverope tutambikane tugende urabukoze cyane none se zaburebere bwa sinzi inyama ikijyana nazo ariko jye niba mvuze inyama se ndashaka nyuma ahubwo ubwo nawe nk'umugore urareba ibijyanye nabyo nta kibazo tega ngire kadogo ashakira antilope shimwe antilope nayizanye ngo wayizanye sawa ntakireka nze ino namerekeze nyine kanze ntabwo nari ngiye kujyana nawe Siamo dukamabiri kajya inkweto hanze bino inkweto zirahari hanze vamos tirar. Ase kubunyegera nagapfuka wamaye ubwo metero rimwe ako boss uzapfa kazapfa reka ramubwira no sozo wagiye wumvira leta amabwiriza baduha no kugenda twambaye agapfukamunwa duhana intera kuko nabyo uba gufasha umukuru akabica boss tugenda cyangwa bazayishyura rero ngo mwere kuntu ibintu bimeze bikwerekana ndangurira gitokira kibasha tukisi urabona rwose niho nkimara kugura ijuru muri nungure ino myenda nusura kingwa ino myenda ngiye kwisiga amakaje ariko amubwire niba utangiye kuzana ubunenganenzi nabonye amagare asigaye agenda ko reka nkwereke ndamwereka akantu akazi gakorwa niba unayampyeta uzakugirira akamaro magare abagenda ko ishaka kugira ujye umenya ubwenge mbere waje Kigali wavuye iwanyu mu cyaro uri iwanyu mu cyaro uko nameze urahibuka cyeka niba ushaka kuzasubiraho n'amaguru gusa ibintu by'uburenganenzi ngo kuntu wambaye tugiye kwereka ahantu turangura dukomeze tugende kwereka ahantu warangura akazi kose ugenda ugakora neza ariko ibintu byo kugenda unengeka iki ushaka kunyoya ntabwo tuzakora ntabwo nakanuza kecange boss urakose boss nubwo amaye akazi ariko nayo ndakora mera mu gitondo ngahise saa 12 ncuruza n'amakara na yapima ibyo nta ikibazo cyawe ni kimwe kira cya magari asigaye ashaka gukongoza ngasanga ngabona size ibintu kurangura wapi iki sinzi reka nkwereke matika nshaka kuba seremuka cyane rwose boss kuko impanuka ibaye niko mbona bimeze hano bigenze bite genda nari nk'impanuka ibaye ariko yewe bigenze bite abaye iki nonze muciye mbona umuntu uri kwirukanka
aryamye hasi akumenya mugonze no kuri Kamana. Witwa nde? Genda mu ko karahantu yigise kumubona. Arahantu yigise kumubona afite ibibazo byinshi. Sirana adafite ibibazo koko. Ufite mituweli? Ufite mituweli? Mu rugo ni? Sirana ashobora ahubwo no kuvuga tumukore ubutabazi bw'ibanze. None se uyu muntu ntago muzira? Uyu muntu nanjye ndamuzi nibyo nari ndimo kundavuga. Iki cyamugonze? Ngo ni igare. Ariko hari igare duhe ryirukanka. Yagasore oya ndakazi. Twaraserera kugagabo bakita nzume. Dusebe gasore ubona gose. Mwamubu. Iyi nakagabo kumye kari kwirukanka ngo kageze. Dusebe ubona tudafite ikibazo. Ibyo ngibyo by'amagambo reka tubirekere ahubwo cyo dukora tumukore ubutabazi bw'ibanze. Tugezo ku bitaro. Nose na telefone mwamusanganye. Nta telefone afite, nta kintu na kimwe afite. Nta muntu uzi iwabo. Mumufashe mudufasha haguru. Reka tube tumuranitse hasi. Dutegereze ambulance. Muryamishe neza. Nta kintu yakukara. Kuramo tumwereka matike. Kuramo papa. Akugira vuba. Kuko muri kunyambo none se bonde. Mongeze. Surabona uyu muntu adafite. Ubundi zikoti ni warayiguze amafaranga wanyije matike. Muzane. Ko yikanze. Basanga ana wari umufatanya cyane. Bimeze gute ko wikanga? Nyine nje narinje yaraye. Nge tubwire. Cyangwa kana kagabo ngo ninzume murakorana. Baraziranye tubwire. Boss uyu muntu yapfuye. Oya nakagabo kikanzume kamugonze turimo gukora. Tubwire. Ko mbana ufite ubwoba. Nge hari hirya ndaje. Garuka. Boss nge ndaje. Duha makuru tunose aho muzi no kariti. Ahubwo si yaramuzi. Uno mukobwa uramuzi wamuzi mwikariti. Uyu mukobwa? Nawe nukuri nawe ahubwo uzi ndaje ngiye kuzangira. Buriya aragiye. Buriya nabo wasanga barakorana. Ikigaragara shobora kuba cyangwa umuntu wamugonze hari ikintu bapfa n'uyu nguyu. Ariko tugira kwazi kuko tumukore ubutabazi. Muhamagare. Murabona kuko celebrate mwibura badafitana mugiye kumujyana. Tumujyane. Ariko igare. Bati aka harya boss ni waguze ingorofani. Bayitonze. Boss wanje yaguze ingorofani do hararuguru cyashye. Umuntu yamushyiramo nimba mutamushyira muri atuganda ingorofani se bayishyiramo. Uyu ubutabazi bw'ibanze. Uyu mugore arakuriwe. Uramufata urugendo murangata gute? Reka njye kuzana ingorofani. Aha. Mufashe. Mu ntego. Gake. Turamugeza hese ahubwo. Tari ni hatari. Uyu muntu wago mu mugezi. Torere. Maga. Meze gute kandi? None se kandi bite? Kwagaza hose. Ese ubundi twavuganye ngiki? Niko twavuganye ngiki? Ambwiye ngo si para. None se nyine kugarutse. Ubundi waraye. Tipe nyine wari wambwiye. Vuga cyane. Ndi gutipe nyine wari wambwiye ngo abacumbikiye babatonze. None se yagucumbikiye. Kugarutse yagucumbikiye byagenze. Ntabwo turebana. Sinigishakire. Reka mugize. Gusa nabuze n'ahantu nabuze pfo na ruguru. Wese kuyu mujyi ubizi ko nta mubyeyi nagira. Nyine nari ngarutse. Uri mubyeyi wanjye. None yewe urabona mbaje nkubwira. Sibyo? Urabona ko naremeye kugucumbikira. Gucumbikira uri mu manyanga. Ugirire impuhwe. Ariko nabwo ninzi ko uri mu manyanga.
ibintu byinshi byawe byinshi maze kugenda mbibona. Narakubwiye jya no mu nzira nibuze y'Imana nkwigishe tumenye gusenga nabyo urabyanga. Ushaka uca hirya amanyanga yarakunaniye. None urabona ngiye nzabigenza gute? Umugisha nta muntu wanga ibyiza no kugenda Utaravunika rero nta n'impamvu yo kugira ngo tuvugane menshi. Nimba uzi ko hari icyawe gisigaye muhano ndashaka kukiguha ugifate. Yewe ubwo nawe nibyo ngibyo kwera ugiye kunkorera. Reka noneho ngiye nkubwiza ukuri mbabarira Madame Boss ejo ubundi none yambwiye ngo agiye kunywereza amafaranga. Nibyo biri mu manyanga ugira. Mbabarira Madame Boss ubundi ibintu mupanga nabyo birimo amanyanga. Ni gute upanga business na Madame Boss utapanga na boss? Mama Jorabiri Urazi? Mama Jorabiri yewe gendwana Mama Jorabiri birahagije genzirwanaho magana. Ako ubundi waretse ibyaha byawe n'amanyanga ukabana ko n'ubundi aho uryama n'ubundi hose ntahabyana. Yewe mbwira icyo bisaba giye magare nononge nkwe kundi. Giye mbwira icyo bisaba. Ikintu ugiye kukubwira. Uremera uhinduka cyangwa mu kimwe turangizanye umvire mu rugo ugende sigara amahoro. Ejo singiye kuzafungwa nzira umuntu utumva n'inama mu wanze guhinduka. Umugisha wenyine nta kundi wenyine ndabyemera. Asi ubundi wahindutse bitwaye. Ndabyemera nta kibazo umugisha ndabyemera. Uremera ibiki? Ndemera guhinduka. Uremera guhinduka? Mani gira neza. Urabyemeye se cyangwa ni bya bindi byawe by'imitwe? Ndabyemera. Urabyemeye? Haguruka mwereke. Haguruka. Uremera guhinduka? Ndabyemeye. Fukama sengere hano hasi. Fukama. Tujye mu nzu. Fukama sengere. Tujye mu nzu. Hari umuntu ahanga hasi guteye isoni. Tujye mu nzu. Ntabwo hano hasi. Gukizwa ntabwo bivuga aho wakirirwe ngo ni hasi ni mu nzu. Ufite isoni se? Oya tujye mu nzu. Ushaka mu nzu? Urumva wakwakira agakiza neza. Hari rwose byanankundiraga rwose ariko bikanankundira atari igihe byishyize. Nze televiziyo rero pfukame hano shaka gusengera ibyo bintu byose bishyizemo bituma udahinduka bikarangira ukaba umuntu muzima. Nzi ko buranabyemeye. Tukama dusenge. Amasaha uje kwakira agakiza nta by'amasaha byihorere. Tukama dusenge ngusengere. Rero mbere yuko dusenga urabanza wature ibyaha. Icyaha se ntabwo ukizi ko ari kiriya nyine nateye inda. Nta bindi se atura n'ibindi. Nta muntu mwabanaga waba warambuye amafaranga ye? Naramucumbikiraga. Waramucumbikiraga ariko wamwambuye amafaranga ye? Ntabwo nayamwambuye nari yishyuraga ibyo yaryaga. Nacyo ni icyaha ugomba kucyatura. Nta manyanga ugenda ugirana ushaka guca boss inyuma biri umbwira ngo Madame Boss. Nta manyanga mugira n'ayandi y'ubucenga. Nzi ko iyo umuntu agukunze nta kibazo. Cyo nacyo ni icyaha ko ntabwo agomba kugukunda ari umugore w'abandi. Nabyo ugomba kubyihana. Gusa nzongera gukunda. Nta bandi nta uretse umukobwa uzi wateye inda. Nta bandi ugenda ucamo hirya no hino gutyo ku ruhande. Keretse nsaba akazi. Rega ndashaka kugusengera. Bigira ubwoba ndashaka kugusengera. Keretse nsaba akazi bonyine. Nta bandi. Mbese urumva nta kindi kibazo ufite? Nta kindi kibazo no ubushomeri. Ubushomeri. Ibyo ngibyo bizavaho numara kumenya Imana. Nese ubona ngiye ubona ari ikibazo mfite? Ubona usaba umupira wo kwambara nuko ngewe ninjye widoda se? Ndasenga Imana ikabimpa. Ese gutangiye kunyurira. Ntabwo ari ukugucyurira. Ndi kumunda turabana urumva turabana kandi igihe uri umujeni ngomba kukugira inama kugira ngo nawe ugere ku kigero cyiza gishimishije.
usunejejwe no kuzajya wirirwa uhigwa aho uciye amagare arihe uhigwa bukware nkaho emera rero uhinduke uwo tugiye gusenga sibyo binize kandi wizere Imana. Ikindi nakuguriye Bibiliya ngo uzajye uyisoma igufashe guhinduka. Ijambo ry'Imana harimo inyigisho nyinshi, mbese harimo umwuka wera wagufasha nawe ukabaho ufite amahoro utuje nk'uko ubona nanjye nyafite. Erega ku Mana kuri Yesu byose birashoboka. Zamura ibiganza dusenga Imana. Uwiteka Mana igira neza, tukweretse uyu muhungu wawe Magare, dore yemeye guhindukira ngo akizwe. Haleluya! Yemeye kwakira agakiza, yemeye kwihana ibyaha. Mana reka umugirire neza, Mwami Imana umugisha wawe. Yesu, maze ahinduke ave mu manyanga akora. Reka ibyaha byose, reka umuhe umutima wo kureka ubukobwa, reka umuhe umutima wo kureka amanyanga. Mwami Imana ibyo yirukankamo byose abireka ahinduka umwana wawe. Urakoze Mana kugira neza, dore ubwo agiye kwakira agakiza tukamwatuza akatura. Mwami reka umugire neza mwuka w'Imana umanuke kandi no kuruhindure byinshi. Urakoze kugira neza mu izina rya Yesu Kristo.